bakunda Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza kuri iki cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ba. Nk'uko bisanzwe turaba muri iki cyumweru, kuri iki cyumweru turishimira gusangira ijambo ry'Imana nk'abavandimwe. Ivanjiri y'uyu munsi ni yo ku cyumweru ikomeza, kuko turi muri chapitre ya 6 mu ivanjiri uko yanditswe na Yohani, aho Yezu Kristo adutangariza ko ari umugati w'ubuzima wamanutse mu ijuru. Ibyo iyo disikuru yayitangiye ku cyumweru gishize muri iyi chapitre nyine ya 6, none uyu munsi iyo chapitre yakomeje, turakomeza nyine tuyizirikaneho. Yesu rero aravugira ati, jyewe ndi umugati w'ubuzima, jyewe ndi umugati w'ubuzima wamanutse mu ijuru. Ibyo rero abayahudi barabyumvise, babiteze amatwi ariko ntibabishyize mu mutima, ahubwo batangiye kujujura hagati yabo. Ni gute uriya muntu yavuga ati ndi umugati ndi umuntu wamanutse mu ijuru? Ni gute yavuga ngo yamanutse mu ijuru kandi umuryango we turawuzi, tuzi ababyeyi, abavandimwe, tuzi ababyeyi be, tuzi icyo bakora? Ni gute yavuga gutyo? Ariko Yezu ni umugati koko wamanutse mu ijuru kugira ngo urokore abantu bose, kugira ngo yongere agarure abantu bose ku Mana. Umugati wo mu ijuru rero ni Yezu Kristo. Icyo nicyo cya mbere twigira muri iyi vanjiri, umugati w'ubuzima, umugati utanga ubuzima. Yezu Kristo yatwihayeho ifunguro kugira ngo twongere tugarure ubuzima. Nimba rero tugiye mu byo kwijujuta, ntabwo twakwiyumva mu ubwo buzima, ahubwo ubwo buzima tugenda tubwica, tubwangiza. Tugerageze rero twirinde ibyo bintu byo kujujura. Ivanjiri yatugize abantu bigenga, bashobora no guha ubwigenge abandi, kandi uwigenga abasha kuvugisha ukuri, akubwira uwo kugenewe, nta kujya kujujura hagati no guhwihwisa. Ibyo byose byo kujujura no guhwihwisa ni ibintu bikorwa gusa n'abantu batamenye Imana. Ariko se bavandi, mureke mbabazi, ni abakristo bangahe bagenda bahwihwisa ibintu ku bandi? Ni abakristo bangahe bagenda bajujura kandi bakongera bakagenda bakajya gutonda umurongo, bakajya guhazwa? Ndagira ngo twese dufatanye uyu munsi twirinde ibyo bintu byo guhwihwisa, byo kujujura. Ahubwo uwo ushaka kugira icyo ubwira, ugende umusange, ukimubwire amaso imbona nkubone. Icyo ni ubwo, izo ni zo mbaraga z'ivanjiri twebwe Yezu Kristo atubuganizamo uyu munsi. Ntihagire umuntu wongera guhwihwisa. Yezu Kristo rero arongera atubwira, icyo ni cya kabiri twigira muri ivanjiri, arongera akatubwira ati, nta muntu wangeraho atahamagawe n'Imana Data. Twebwe turi impano Imana Data yageneye umwana wayo Yezu Kristo. Kuko rero turi impano, tugenze koko nk'impano. Turi impano z'Imana, Imana ubwayo yageneye umwana wayo Yezu Kristo. Ntidupfushe ubusa rero ayo mahirwe dufite, ahubwo twongere twumve yuko turi abakristo, turi aba Yezu Kristo. Hanyuma mu buzima bwacu bwa buri munsi tugenze koko nk'abakristo. Twirinde uko guhwihwisa, uko kujujura, ahubwo twumve ko ivanjiri duha imbaraga zo kuvugisha ukuri no kukubwira abo kugenewe. Hanyuma twongere twibutse ko turi impano Imana ubwayo yageneye umwana wayo, kugira ngo twongere tubeho mu mwidegembyo w'abakristo, mu bwigenge buranga abakristo, kandi koko muri ubwo bwigenge twubake umuryango w'Imana ari wo Kiliziya nta nkomyi. Nk'uko rero bisanzwe, mugende mushaka ivanjiri uyu munsi, tuyihuriremo twese tuyizirikana. Nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 41 kugeza ku wa 51. Dukomeze tugendane kandi dusengere mu rugo, nyine muri kiliziya yo mu rugo, kuko ubu ntabwo dushobora kujya
mu kiliziya, ariko twibuke cyane cyane ko Imana ariyo ifite umutsindo w'iki cyorezo, kandi ko bidatinze uwo mutsindo izawutugezaho. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi dukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana.